Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibanira nawe Rwanda nkunda ngobyi yaduhetse urwituze dutuyemo dutuje amahanga gutaka atakuzi ingingo mvuga ikise rumuri rutazima rutumurikira ngo tutayoba ukunda ubumwezi werera mahanga Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibanira nawe Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibanira nawe komeza ujye imbere wese mihigo maze abakwigenga bose ubahashye tubereke ko ntawe waduhiga nta kabuza twambaye ikirezi turabizi ko ikitwereye duhuje intego kandi duhuje impembe Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibanira nawe Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibanira nawe ndagukeje ntamati ndatinya ya rwiringirwa ngabo rutiganda imbaduko yawe si iya none gahora uganza nkundirwa kurusha twokagukura nawe ufite agaciro urw'inziza we abatunenaga ubu badutera icyansi koko genda Rwanda wejeje Imana genda Rwanda wejeje Imana Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibanira nawe Rwanda we Rwanda nziza Rwanda nkunda nzibanira nawe maze rero munkundire mbasuhuze inshuti zanjye nkunda kandi muza ku mutima muri imfura zitari impfunye muri kumwe n'umutaramyi Joseph Hagenimana murabizi ko aho nageze no gutarama agati kamwe kagaturika akandi kakamera uno munsi rero nifuje ko twaganira ku ngeri y'ubuvanganzo bita insigamugani insigamugani uyu munsi nabateguriye ni insigamugani bita imirumbire yaba iyantenye uyu mugani rero umuntu awuca iyo abonye agobotswe n'amaburaburizo abandi bahinyura agashobora kugoragoza icyari kimubangamiye nibwo agira ati n'imirumbire yaba iyantenye wakomotse rero ku bashonji mu Buganza ahagana mu mwaka w'1800 ku rwimo rw'umwami Yuhi Gahindiro mu Rwanda hateye inzara kirimbura bayita rukungugu amapfa yaracanye ibintu biradogera mu mpande zose z'u Rwanda yaracanye mu Buganza mu Mutara mu Byumba ndetse no mu Bwanacyambwe mbese uturere turarimbuka
Ibintu bimaze kuyoberana, abagabo babiri bo mu Buganza barokotse iyo nzara, bumvaga bavuga ko mu Bumbogo bwa Mbirima na Matovu hakikanyakanya. Nibwo bikoze n'abana babo n'abagore babo baboneza nzira, bagezeyo basanga Abambogo nabo bahonda inguri. Babikubise amaso barumirwa, baribaza bati tubikitse dute ko tubona icumbi kandi ntidufunguze, tubaye abande? Bigeze aho baragenda biroha mu rugo rw'umukecuru w'umupfakazi wari uri aho mu Bambogo. Bagezeyo bamwaka icumbi. Umukecuru arababwira ati nimurare ariko nta funguro mubona, dore natwe turicira isazi mu maso. Baracumbika ariko barara bagera ijoro. Babaza wa mukecuru bati mbese ntiwatumenyera aho u Rwanda ruruta urundi? Umukecuru ati numvise ko hakurya hariya ku Ndiza hapfuye gukanyakanya, ariko jyeweho nabuze intege zihanjyana. Abagabo barita mu butwi. Bukeye baradogagira bambuka Nyabarongo bafata ku Ndiza. Bagezeyo basanga hari hanyuma y'aho ngaho bavuye. Nibwo bigiriye inama bati aho gupfa uru nimuze dusindagire dusubire inyuma twirohe muri Nyabarongo. Abagore babo babyumvise, murabizi ukuntu ababyeyi b'abamama bakunda abana, barababwira bati nimwigendere mwenyine, ntitwatinyuka kwirohera abana mu ruzi. Mu gihe bakibivuga bumva abandi badari bavuga bati tugiye ku Ntenyo ngo bejeje uburo. Ba bandi bati natwe nimuze tujyeyo tuhace inshuro none twazarokoka. Nuko bikoma abo badari bandi baradogagirana bataha mu Mangara. Bukeye barasindagira bagera ku Ntenyo, batungukira mu murima w'uburo bw'umugabo bitwaga Mirenge ya Kigogo. Uyu wari ukize cyane mujya mwumva, ku buryo na n'ubu umuntu ukize bigaragara bavuga ko akize ibya Mirenge ku Ntenyo. Bakibukubita amaso ntibiriwe babaza, biroha mu murima n'abagore n'abana. Ubwo bawugezemo, abarinzi mu gihe bari bagiye mu rugo bagiye gufata amafunguro, ariko kandi n'ubwo buro bukaba butari bwera, bwari bwareze ibitarutaru, bwari bwararumbye. Bamaze kubugeramo baratangira barahekenya. Igihe binikije bashibuza, abarinzi babatungukiraho barabafata. Bagiye kubakubita barabatinya kubera ko babonaga abo bantu barishwe n'umudari, barishwe n'inzara cyane benda guhodoka. Nibwo bigiriye inama ati aho kugira ngo tubakubite nimuze tubajyane ahubwo tubashyikirize Mirenge abe ari we ubitegekera. Abo bashonji bageze kwa Mirenge, ibyanga byari byabarenze. Twibukiranye ko ibyanga iyo uburo cyangwa umuceri utarera, uramutse uhekenye utuzi tuvuye mu muceri cyangwa mu buro tw'umweru nitwo bita ibyanga. Mirenge yabakubise amaso rero abaza abarinzi ati aba bantu ibyanga byarenze none nibaba bamariyeho twaturumbaguzwa tw'uburo? Abandi bati ese w'amaso ntaguha? Ba badari bumvise Mirenge ko navuze ngo nuturumbaguzwa bati naho ndetse n'imirumbire yawe ya Ntenyo. Ubwo bashakaga kumvikanisha ko nta handi mu Rwanda ushobora gusanga uburo nk'ubwo Mirenge yari afite. Abantu bari aho babyumvise babagirira impuhwe, na Mirenge arazibagirira, ndetse abashyiriwe bacayo inshuro barakira. Nguko rero uko Mirenge yakijije abashonji inzara ica ibintu mu gihugu. Nubwo ubukire bwe icyo gihe bwari buke rwose, yari abusumbije abandi bose bo muri icyo gihugu, kuko iwe ariho honyine hari uburo bweze. Ngubwo rero ubukire bwa Mirenge ku Ntenyo mujya mwumva bavuga. Nuko umugani utangira kwamamara. Umuntu yaba amaze gushoberwa akagobokwa n'akantu k'amaburaburizo abandi bahinyura,
agashobora gukika icyari kimubangamiye cyangwa se kimwugarije, noneho we akagira ati nimurekere iyo n'imirumbire yaba iya Nenyo kwa Mirenge. Ubwo rero imirumbire ya Nenyo muri no minsi twayihwanisha n'amaburaburizo. Murakoze rero, tuzaganira no ku wundi mugani ukurikira. Mwari muri kumwe na Hagenimana Joseph kandi mbahoza ku mutima. Agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga ni umugani abanyarwanda baca iyo bagiye umugambi urimo ingorane, nibwo bagira bati agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Uyu mugani wakomotse kuri Nyirarunyonga, igishegabo cy'umusingakazi cyari gituye ku rugarika rwa Kigese na Mibirizi, aho ni muri Rukoma ndetse ni muri Gitarama y'uyu munsi. Rimwe rero ngo abahigi babyukije imbogo muri Kigese mu nkuka za Nyabarongo, izamuka umusozi wose irawurenga ifata Mibirizi. Abahigi bayomaho batabaza abahinzi n'abashumba bo muri ako kagari. Irenga Mibirizi ifata Rugarika, abahigi bayomaho. Abanyarugarika bayibonye bavuza induru, bahururana amacumu n'imiheto barayigereka. Bayirukankana Rugarika yose irayirenga isingira hitwa Magu. Abaho bayitanga imbere imanukana hitwa mu Kadasa ya Kangoma. Ubwo abagore n'abana bari bavuye mu mago yabo barahurura bashaka kuyireba kuko benshi bari batarayibona. Muri abo bagore rero bari barimo na Nyirarunyonga. Nuko abagore batangiye gutangarira ukuntu imbogo ari igikoko giteye ubwoba kandi gifite imbaraga. Nyirarunyonga arababwira ati muratangazwa nuko iriya mbogo ingana kuriya kandi iteye ubwoba. Bati none se urazi idateye ubwoba koko, uretse ko bari abagabo nabo ari abasazi, ubundi kiriya gikoko cyakwicwa n'iki? Nyirarunyonga arabaseka cyane ati abagore muri abapfu, aho gutangara ahubwo nimujye kwanika amasaka musye imitsima muze kubona icyo murisha inyama. Uko nabibonye bariya abagabo barayica nta shiti. Abandi bagore bati ahubwo dufite ubwoba ko twicira abagabo ikabatsemba. None wowe uti nimusye muze kubona icyo murisha inyama zayo? Nyirarunyonga ati yewe noneho mubana n'abagabo mutabazi, agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Barayica mba nambuye abakuru b'i Rwanda, ndarahiye ngaho namwe nimuze murahire dutege. Mu gihe bakiri muri izo mpaka bumva amahembe aravuze, babikira ishyamba inyamaswa ko imaze kugwa. Mu mugenzo wa gihigi rero iyo bagushije inyamaswa nini bagitangira umuhigo bavuza amahembe akanya gato, bakabyita kubikira ishyamba. Muri iryo shyamba ngo riba ryarababyariye iyo nyamaswa, baba bagira ngo barimenyeshe yuko iyo nyamaswa iguye. Ubwo babagore barimo Nyirarunyonga bakomeje kujya impaka, abemeza ko nta kinanira abagabo, abandi nabo bafite impungenge z'uko abagabo babo batagaruka amahoro. Bumvise ihembe ribika ya mbogo, Nyirarunyonga ati iryo hembe ntimuzi icyaryo? Abandi bati twakimenye rwose, wavuze ukuri. Ya mbogo rero nguko abantu bakomeje kugenda bayivugiriza induru, ngo benshi bayijyaga bayihisha itarababona, mbese ngo bakayihisha itarabarabukwa. Bakajya mu bico yabatambukaho bakayivuza imyambi n'imiheto, yafata ku wundi musozi bikagenda bityo. Nimaze kugera hagati ya Kiboga na Ngoma ho mu mayaga, irareremba irabura, birindira mu gihuru, bose barayireba. Hanyuma barayihuhura, barayisakiza, bayitera amacumu n'imiheto. Babagabo barabaga bagabana inyama, ariko ngo muri icyo gihe cyo hambere nta wabanzwe washoboraga kuba yarya imbogo, kuko ariyo yishe Ryangombe. Rero ibyo kubandwa tuzabibona mu yindi migani yacu iri imbere. Ubwo rero ngo muri icyo gihe uwaryaga inyama y'imbogo yari umuntu utarabandwa. Abantu batabanzwe rero bitwaga inzigo.
Kera kabaye rero ngo abahigi n'abakurikiye ya nyamaswa barahiguka, buri wese ahigukana umuhigo we w'inyama bari bagabanye, buri wese yikoreye ku mutwe ibinyama byinshi. Ngo muri icyo gihe rero ngo n'uwaziririzaga inyama z'imbogo yazizaniraga abana n'imbwa zo mu rugo. Ngo abagabo baraterura batangira kuganirira abagore babo ubugeni bakoresheje kugira ngo bice ya nyamaswa. Abagore nabo baganirira abagabo uko Nyirarunyonga bateze, bagashega ababwira ati ni musye, agakurikiwe n'abagabo ntikabasiga. Iryo jambo rya Nyirarunyonga ryamamara u Rwanda rwose kuva ubwo, riba umugani wemeza ko abagabo bahawe uruhare rw'ubushobozi bukomeye imbere y'abagore, mbese icyo biyemeje bashirwa bagishyikiriye. Agakurikiwe n'abagabo rero bisobanuye umugambi ukomeye wiyemejwe kandi ukagerwaho. Iminsi yanze ukwimanya myinshi, umutwaro cyongwe n'uhunyayikire, ibyo ngutekereza ni byinshi, ariko kandi ni mu gihe umuhoza wanjye wandutiye benshi, wisabe umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, urya munsi utangirira amatage, ubabaza babanaga, wibayigize yabaye myiza, niko byose bisimburana. umuhoza wanjye wandutiye benshi, wisabe umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urabura koma. Igihe nzaba ndi kumwe nawe n'umunezero mwinshi cyane, ikiganza cyawe nguhe cyanjye, twibagirwe uyu mubabaro. umuhoza wanjye wandutiye benshi, wisabe umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urabura koma. Ibibaza byinshi ku mwana ukunda, ugasanga ari kure cyane, maze ugapima iki kirere, ugasanga utagiheza. umuhoza wanjye wandutiye benshi, wisabe umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urabura koma. Ugira umutima wihangana, gusa ujya uhora n'icyizere ko hari igihe byose bizashira, maze twembi tukabonana. umuhoza wanjye wandutiye benshi, wisabe umuziranenge, uwo mu mata bateze neza, mbega shenge urabura koma. hanagura iyo marira we, nzaguhoza tubonanye, simbi ryanjyuwane n'Imana, izabuzira ubuhongano. umuhoza wanjye wandutiye benshi,
Mwiriwe bavandimwe, uyu munsi rero twaje tuvuga ku mugani ugira uti yaje bugubugu. Uyu mugani abanyarwanda bawuca iyo babonye umuntu cyangwa se ikintu cyadukanye inkubiri, nibwo bagira bati yaje cyangwa se cyaje bugubugu. Wakomotse ku mugabo w'umuganza witwaga Bugubugu. Uwo mugabo rero ngo yadukanye ibyo ahasaga mu mwaka w'igihumbi 600 yageze i Buriza akahica umugabo witwaga Rubanda wari warigize indakoreka akigira Rwankubebe. Uwo nyagupfa Rubanda rero yari umutware iwabo mu Buriza, atwara Ngiryi na Rutongo, akaba umukire bisesuye kandi mu muryango mugari. Ubukire bwe bwari bwaramusabitsemo urugomo rukabije cyane, akiyenza ku baturanyi be. Abafite ibikingi akabiragirira ubusa, akohereza abana be n'abashumba bagaturira inka n'ubwatsi, bakangiza bakaziragira babahagarikiye. Bene ubwo bwatsi rero bajya kuzikoma imbere, abandi bakabakomera bagira bati murakora inka za Rubanda, bikabakorera ishyano. Ibyo byose rero akabivugishwa nuko uwo mugabo Rubanda yabarushaga amaboko akabarusha n'urugomo. Nuko biba bityo, bukeye abana n'abashumba be baraturira bajya kuragira igasura mu Bwanacyambwe. Aho rero ngo hari mu gikingi cy'umugabo witwaga Fashaho. Bahageze inka baziturira mu mubande, nuko barazihagarikira. Abashumba bafasha aho baje kuzikoma, abazi Rubanda barazikomera bati ntimuhakure inka za Rubanda bitaza bidukururira amakuba. Abashumba baranga bazirohama barazikubita. Inkuru rero iba ndende bati inka za Rubanda abanyagasura bazimajije amahiri. Inkuru igeze kwa Rubanda, abanyangiryi bahururana n'inkubagahu, nuko batera igasura. Mbese Buriza yose ivayo na Rubanda. Bageze igasura barahangiza cyane, bahahindura iheruheru, bituma kuva ubwo Uburiza bwose n'Ubwanacyambwe bitinya Rubanda. Ibyo byose bikaba nk'amazi y'intare, ugiye kwegera ibyawe bakagira bati biraza kugukorera ishyano. Abandi bakamutwama bati udahangara ibintu bya Rubanda bikagukururira amakuba. Bibaho rero bishyize kera, umuganza witwaga Bugubugu agishiriza inka ze mu Buriza. Ubuganza bwari bwarajemo amapfa, ariko n'inka ze n'abagaragu be, nuko bazishyira hamwe n'abaturanyi bisunganye. Nuko bavanye inka zabo ziragisha. Baraboneza n'i Buriza bacumbika imasoro. Bukeye inka zirahuka zirisha ubwatsi buba bukeye. Nuko abaturage baho babwira abashumba bati ubwatsi busigaye Ingiryi nubwo kwa Rubanda, ariko uretse n'inka nta n'inyoni yahirahira ngo ihatambe. Nuko bakeneshereza aho rero burira buracya, basanga Bugubugu ku kiraro, bamutekerereza uko byagenze. Nuko bagira bati aho twaragiye twasanze nta bwatsi buhari, ariko nta n'ubuhari ahandi batubwiye yuko ubwatsi buri Ngiryi buri mu gikingi cy'umugabo witwa Rubanda, ariko ngo nta nka igikandagiramo. Ati ubu se muremera ko inka zacu zicwa n'inzara kandi abiwacu bazi yuko twagishije? Zadupfana se icyo gihemo twagikwizahe? Abandi bati ese twabigira dute? Bugubugu ati ese mukeka ko abariza barusha abaganza ubugabo ndetse n'amaboko? Ati ejo tuzahahure tuharagire, nibadukoma tuzarwana. Abandi baremera, umugambi bawuraraho. Mu gitondo inka bazahura mu Ngiryi, baziturira mu mubande wo kwa Rubanda. Zikigeramo abanyangiryi bazitamiriza bazihururira cyane bati mbega abantu bashirika ubwoba, bariya batinyutse kujya mu bwatsi bwa Rubanda ni bantu ki? Ubwo icyo gihe abantu bari bateraniye kwa Rubanda barahomboka, basiganwa bajya gukoma imbere inka zo kwa Bugubugu. Bageze mu rwuri, abaganza babarohamo imyambi, nuko barabandurura. Umugaragu wa Bugubugu abarabutswe Rubanda, nuko araza aramwongorera aho ari yicaye mu kiraro ati uriya ni Rubanda, none tumukorera iki? Bugubugu amurabutswe yuhanya n'impirita, abahukana n'umuheto we w'inkubiri, ashyiramo umwambi w'umukumbi, arinjiza ararekera amucishamo. Rubanda yikubita hasi, bituma baterura intumbi. Nuko induru ibimpomamunwa bati Rubanda arapfuye. Abaganza barasizora bararwana, abariza basumbirijwe barahunga, beguka mu rugamba, ariko bamwe bishimye bagira bati Bugubugu aduciriye inzira. Bagiraga ibi rero kuko Rubanda yari yarabarembeje.
abariza bivanga n'abaganza basakiza kwa rubanda, ibisahurwa birasahurwa, hanyuma ibisigaye baratwika, kwa rubanda hasigara umuyonga. Kuva ubwo rero abantu batangira kogeza bugubugu kuko yishe rubanda wari warigize rwa nkubebe. Abagore bajya gukangisha umwana wigize indakoreka bakagira bati wapfa bugubugu araje. Uko ibihe rero bigenda biha ibindi kugeza ubu ngubu nuko bihinduka umugani, bihinduka insigamugani, n'uyu munsi turiho dusoma abantu bagivuga bagira bati yaje bugubugu cyangwa se ibintu ni bugubugu. Kuza bugubugu rero bisobanuye kuza nk'iyagatera nk'uko twabibonye mu mugani wacu w'ububanza. Kuza bugubugu ni ukuza ukuraho icyari cyaraje, icyarigize indakoreka. Ngaha rero aho dusubikiye umugani wacu uyu munsi twavuze ku mugani ugira uti yaje bugubugu. Ushobora kuba wawuvugaga, ushobora kuba wawukoreshaga, ariko utazi impamvu uyu mugani tuwukoresha, utazi aho waturutse, ndetse utazi n'impamvu tuwuvuga. Niyo mpamvu rero twashyizeho uru rubuga, niyo mpamvu twashyizeho uru rubuga ruvuga ku birari by'insigamigani. Imigani tubasomera tuyikura mu gitabo cyiswe ibirari by'insigamigani, ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, ni igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Niba uri mushya kanda kuri subscribe kugira ngo uzabone imigani yacu y'ubutaha, kandi nanone niba dusanganwe imigani yacu yigeze ku bandi, bamenye imvano, bamenye ubuvanganzo, bamenye ikinyarwanda, bamenye umuco wacu. Murakoze, mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda, tuzasubire ubutaha. udakoze ngo wiyuhakuya uri shati witega iminsi aho wenda kibondo cyanjye aho wenda ntuzibuka yuko umurunga w'imisaro urimo aho wenda kibondo cyanjye Rushatsi yaragitaziriye nare rugamba yaguye imbibe mwese igisabo yarakigwaniye nuko ndandaye kwa kasorero batubera incungu zakaro